ngo mu kintu bita umuvure w'inka. Imana itugeneza cyane. Hereza Imana icyubahiro. Umuvure murawuzi, hari abantu benshi batazi umuvure. Imana itugeneza cyane. Ariko umuvure mu buryo bwa Kinyarwanda ni wa muvure begeraga mu inzoga cyangwa mu itobe. Ariko umuvure mbese n'ibindi bajya inka ziriramwe ubwatsi. Imana itugeneza cyane. Hanyuma rero ngo icyo gihe Yesu ngo icyo gihe ngo Mariya na Yosefu ngo babura ahantu ngo bajya gucumbika, ngo bajya haho na ku kantu hari inka, ngo nuko nicyo gihe ngo Mariya yabyariye mu muvure, ngo Yesu avukire, ngo Yesu ngo basanga aryamye mu muvure, ngo bamuhoroshe ngo utwenda twagahinja. Imana itugeneza cyane. Icyo gihe inkuru zigera ku bashumba bari baragiye inka, ngo abungeri baragiye inka, ngo baraza ngo bashe ngo bayorwa n'inyenyeri, babonye inyenyeri yaturutse iburasirazuba ngo igenda ngo barayikurikira. Imana itugeneza cyane. Bayikurikiye ngo baragenda barayikurikira. Bikirana umuhamya ni Yesu TV aho uri hose ku isi hose. Imana ibaho umugisha. Amen. Yesu yanguzacyo. Ngo bamaze kuyikurikira ngo bagezaho Yesu yagize gute yavukiye. Imana itugeneza cyane. Hanyuma rero ngo Herode yumvisha inkuru. Imana itugeneza cyane. Reka mbabwire, umwanzi wawe azi inkuru zawe, ariko nubwo azizi Imana igenda igukingira ikibaba. Hereza Imana icyubahiro. Imana nubwo Satani azi yuko mbese Satani arakuzi, ibyo ubona byose n'ubuzima bwawe arabuzi, ariko Imana igenda imuhisha ikagenda imwegezayo. Imana itugeneza cyane. Ngo Herode yumvisha inkuru ko Yesu yavutse, ngo nuko ahamagara abantu bwihishwa, ngo ahamagara abanyabwenge bwisha, ngo basobanuza aho ugize gute, aho umwana yagize gute yavukiye, ngo ahariho. Ngo nuko ngo baramubwira ati ngo ni Betelehemu, nkuko byavuzwe n'umuhanuzi, ngo nawe Betelehemu ngo nturi mutoya mu bihumbi by'imisozi y'Ubuyuda, muri wowe niho hazavukira umwana, ngo kandi niho hazavukira umutware, akaza akasanga kandi azaba ukomeye, aragira ubwoko bwe. Ngo nuko Herode ngo ahamagara babungeri, ngo ashaka kubasobanuza ngo kugira ngo amenye amakuru neza. Ngo arababwira ati umve, nimugende mundebere uwo mwana, nimugenda mumureba, nimumumenya, ngo nanjye mumpa amakuru ye, nanjye ngende kumuramya. Kandi ntabwo ashaka kumuramya, ubwo ashaka kumwica, ariko Imana aramumuhishe. Imana araguhishe wa mugabo. Hereza Imana icyubahiro. Imana itugeneza cyane. Imana yaramumuhishe ntiyabimenya. Imana itufashe cyane. Hanyuma rero bimaze kugenda gutyo, mbese nuko Herode ashaka kumenya amakuru, ariko Imana irayimana. Imana tugire mama, amakuru yawe Imana arayimanya. Imana itugeneza cyane. Yaratwimanye uwo Yesu icuri ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga barabizi, ejo bundi yaraturamiye, dushira impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza. Imana itugeneza cyane. Hereza Imana icyo wa mugabo yarakwimanye, muri uyu mwaka yarakwimanye, amakuru yawe Imana arayimanye. Yewe mama, Imana arakwimanye, waraguye kwiseta. Yewe mukobwa, Imana arakwimanye. Hereza Imana icyubahiro. Imana itugeneza cyane. Hanyuma rero Imana nidufashe cyane. Herode amakuru ntiyayamenya, ngo abanyabwenge ngo nuko rero ngo babungeri bamaze kugenda, ngo batura imitwaro yabo, bahambura imitwaro, ngo bagezeho Yesu ari ngo hambura imitwaro, ngo bamutura ishangi, amaturo n'ishangi. Ngo hanyuma ngo babuzwa n'umwuka wera gusubira kwa Herode. Ngo yanzira baciyemo baza, ngo baca mu yindi, yanzira baciyemo baza barayireka, ngo baca mu yindi. Bamaze guca mu yindi, ngo Herode ngo arategereza arabura, ngo bamutengushye. Hereza Imana icyubahiro. Umwanzi wawe yaraguhigaga, Imana yaramukurinze. Hereza Imana icyubahiro. Imana itugeneza cyane. Hanyuma rero ngo amakuru ngo ntiyayamenya. Imana itugeneza cyane. Ngo hanyuma nibwo marayika yaje abwira Yosefu, aramubwira ati hungisha umwana na nyina, kuko bamuhigaga, kuko Herode ashaka ari guhiga umwana na nyina ngo agira gute abice. Hanyuma Yosefu yabyutse mu gatondo, mu gaturutu, ngo abyuka butaracya, ngo ahita ahungisha umwana na nyina muri Egiputa, ngo arabajyana. Ngo bamarayo iminsi, bamaze kumarayo iminsi, hanyuma ngo hashize iminsi, ngo Herode ngo arapfa.
ngo kugeza igihe Herode yapfiriye. Herode amaze gupfa, ngo marayika abwira Yosefu mu nzira ati noneho ongera ugaruke mu gihugu kuko abashakaga guhiga umwana bagize gute, bapfuye. Imana itugereza cyane. Imana igiye ese hari umuntu Imana igiye kwegezayo yaguhigaga. Imana itugereza, Imana icyubahiro. Imana ari tugiye neza cyane. Hanyuma rero bimaze kugenda gutyo, ngo Yosefu agaruka mu gihugu muri Isiraheli, gatura mu mudugudu witwa Nazareti, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya bisohore, ngo azitwa Umunazareti. Hereza Imana icyubahiro. Yesu azitwa Umunazareti. Imana itugiye neza cyane. Amaze gutura i Nazareti, hanyuma biragenda gutyo, umwana arakura. Ngicyo gihe ngo itangiro ry'ubutumwa bwiza, Yohana Umubatiza ngaraza ngo yigishiriza mu butayu, arabwira abantu bose ngo yemwe nimwihane kuko ubwami bw'Imana bugize gute, buregereje. Ngo niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo nimugorore inzira ze, nimugorore inzira, muharure inzira mu gidaturwa, igikombe cyose kizuzuzwa, n'udusozi twose tuzaringanizwa, kandi abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Icyo gihe Yohana yigishaga akenyeye, ngo yaratunzwe n'ubuhura, nawe yaravutse kwa Zakariya. Imana itugereza cyane. Ngo nubwo butumwa bwiza butangiye kuvugwa, aravuze ngo dore ubona abagirije araje, kandi dore ngo uriya hagiye kuza, ngo ntabwo bikwiriye ko nanafungura n'udushimi tw'inkweto ze. Uwo yavugaga ni Kristo. Imana itugiye neza cyane. Abati ngenda babatirisha amazi, ariko nyuma yanjye harunduta ubushobozi, niwe uzabatirisha amazi, mbese umwuka wera n'iki n'umuriro. Hereza Imana icyubahiro. Imana itugiye neza cyane. Niko kuvuka kwa Yesu yavutse mu buryo bukomeye mw'abantu mwe, haca mu nzira zikomeye, ariko yaravutse araducungura. Natwe turi mu gihe cyo kwibuka ivuka rya Yesu. Mama, Yesu avukire mu mutima wawe. Yewe wa mugabo we, emera Yesu avukire muri wowe. Yewe mukobwa we, Yesu avukire muri wowe. Navukira muri wowe, ubuzima bwawe burakomeza bujye mbere. Navukira muri wowe, urakomeza kuba mu mahoro muyo muri, kuko nta mahoro umunyabyaha ntayo. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko Yesu avukire muri wowe. Hereza Imana icyubahiro. Imana nitugiye neza cyane. Turi mu gihe cyo kwibuka ivuka rya Yesu. Yesu yaciye mu bikomeye, mbabwire. Icyo gihe Yesu yaciye mu bikomeye kugira ngo avuke, kugeza iki gihe aracyatuye muri twe. Igihe cyarageze, Yesu ngo bamujyana mu rusengero, ngo basanga umusaza yitwaga Simiyoni. Imana itugiye neza cyane. Hereza Imana icyubahiro. Hari umusaza yitwaga Simiyoni yarashaje. Mbifurije namwe kuzagira imyaka nk'iyo Simiyoni yamaze. Hereza Imana icyubahiro mama. Mbifurije kuzagira imyaka nk'iyo Simiyoni yamaze nawe. Hereza Imana icyubahiro. Simiyoni yagize imyaka myinshi kuko yari yaranuwe na marayika yuko atazasaza atabonye umwami Yesu. Imana itugiye neza cyane. Hereza Imana icyubahiro. Nawe Imana izakurinde gukenyuka, nawe uzagire kurama, ube muri Kristo. Imana itugiye neza cyane. Hereza Imana icyubahiro. Hanyuma rero ngo Yesu bajya kumumurikira Imana, ngo Simiyoni amuterura gukera agahinja. Akimara kumuterura aravuga ngo data, ngo noneho urasezerera umugaragu wawe kuko amaso yanjye abonye iki, abonye agakiza kawe. Hereza Imana icyubahiro n'ukuri. Icyo gihe Yesu atangiye kuvuga ubutumwa bwiza, kugeza igihe yabatijwe Yohana Umubatiza. Ngasanga Yohana kuri Yorodani ariko batiza abakoresha biko n'abafarisayo, ngaramubwira ngo mbatiza. Yohana aramutinya kuko yari yaramuhanuye. Ibaze kubatiza umuntu kuruta. Imana itugiye neza cyane ukurusha ubushobozi. Ngo Yohana aravuga ati ngewe ntago bikwiye ko nakubatiza, ubwo niwe ukwiye kumbatiza. Yesu aramuga ati emera usohoze gukiranuka kw'Imana. Hereza Imana icyubahiro. Yesu akimara kubatizwa avuye muri Yorodani, yabatijwe mu mazi menshi. No mpamvu abarokore bubaha Imana bayoborwa mu mwuka we bakwiye kubatizwa mu mazi menshi. Imana itugiye neza cyane. Ibi byo kubatiza abantu ku gahanga, abantu bakura bataza agakiza, umuntu kumubatiza ari mutoya, ari mutoya ataramenya ikibi n'ikiza, biriya ntago ari byiza. Yesu abatiza afite imyaka 12 niyo yari amaze, kugira ngo niyo mpamvu amatorero yo abatiza umwuka wera cyangwa yemera umwuka we, abatiza umwana guhera ku myaka 12 ari kumenya icyaha icyari cyo. Imana itugiye neza cyane. Kubatiza agahinja kataramenya, niyo mpamvu umwana akura yumva ngo arabatizwa akagenda gukora ibibi atazi ngo arabatizwa uko atarabizi. Imana itugiye neza cyane. Ariko iyo bureze umwana akajya ku myaka 12 ukamubatiza, ukajya kumubatisha akabatizwa, abatambyi bakamurambika ibiganza, akura azi yuko icyaha kubera ko abizi ko yabatijwe. Imana itugiye neza cyane. Yesu abatizwa imyaka 12 ari yabatizwaho, hanyuma ajya muri Yorodani. Amaze kubatizwa mu mwuka wera ngaraza muhagararaho, ahagarara ku ntoki, ngino mirazigire gute imuhagararaho, ngo ni kuyumbijwe mu gati, nuko mwana wa yumbijwe mu bwati uri
wanjye n'umwana wanjye. Mana itugeneza cyane. Rero mbabwira ku ivuka rya Yesu nuko byagenze Yesu yaciye mu bikomeye byinshi kugira ngo aducungure. Mama mwizere rero uharanire gukora ibyo gukiranuka. Iyo uri gukora ibyaha uri kumusiza ku musaraba, kandi yaciye mu bikomeye byinshi biruhije, yemera kuvukira umuvure. Ntiyavutse nk'uko abandi babana bavuka babyarwa muri za bereso, abandi bakavukira mu bitaro byiza, abandi bakagira mu modoka nziza, ariko Yesu yavukiye ahantu hagayitse habi, ariko kwari kugira ngo aducungure. Nawe rero yaragucunguye, Yesu yaragupfiriye, Yesu yavutse kugira ngo ubeho, Yesu yaciye mu bikomeye kugira ngo ubeho. Niyo mpamvu mwemerere ukora ibyo ashaka, ugendere mu nzira ze nk'uko bikwiriye. Tugiye gusenga Imana nidufashe cyane, haranira kumukiranukira. Iyo uri kujya mu byaha uri kumusiza ku musaraba, ariko emerera kugenda mu nzira ze, wera imbuto gatonoka nini, uve mu idatunganye, uve mu bujuru, uve mu bugomo, uve mu gutukana, uve mu barozi, uve mu bagizi bana, uve mu mijina n'amahane, maze umukiranukire, ugende mu nzira ze nk'uko bikwiriye. Tugiye gusenga. Wowe nawe utari wakwakira Umwami Yesu Umukiza, Yesu wumvishe ko yakuvukiye, yavutse kugira ngo avukire muri wowe, ashaka kuvukira muri wowe. Nawe uyu munsi mwemera avukire muri wowe. Ca bugufi tugufashe gusenga Imana. Ahantu uri hose kudukurikirana mu Rwanda no mu mahanga, ca bugufi dusenga Imana. Uyu munsi Yesu akugarura ubuzima bwo muri we, akugire ubuzima bufite ishusho, agukure mu buzima bwa kamere, ahubwo Yesu akuremera ubundi buzima bufite ishusho buri muri we, bukora ibyo Imana ishaka. Imana itugeneza cyane. Ca bugufi dusenga Imana. Ngiye kubasengera Imana namwe ibakomereza amaboko. Yesu avukire mu mutima wawe. Imana itugeneza cyane. Tugiye gusenga Imana, Yesu nabakomereza amaboko. Mbere yuko nsenga, ushobora kumpamagara kuri nimero yanjye n'ubundi nkuko nabibabwiye, ngiye kongera kwibasubiriramo. Wampamagara nkagufasha, nkakugira inama, mbese nkagufasha gusenga, biremewe. Waba utarakira Umwami Yesu Umukiza, ariko ushobora no kumpamagara nkagufasha gusenga, biremewe. Kuri nimero yanjye ya 078 930 75 20. Nongeye ngisubiremo 078 930 75 20. Yesu nawo mu gihe ca bugufi dusenga Imana yongere kwambika agakiza. Yesu avukire muri wowe. Ca bugufi dusenga Imana. Mana yera, Mana isumba byose, Mana nsengeye abanyarwanda yo kudukurikira, aba babyeyi baciye bugufi, abagabo, abasore n'abakobwa, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga. Mana bafashe, ubambike imbaraga rwose, ubahe gukurira mu buntu bwawe, kandi Kristo nuvukire muri bo, kandi ubahe ubuzima bwo muri wowe, ubuzima bwanga icyaha n'igisa nacyo. Ubarinde kamere z'abadayimoni zibatwaza igitugu, wice kamere zabo. Mana kamere zabajyanaga mu byaha zikurweho mu izina rya Yesu. Bagira ubuzima bwo muri wowe Kristo, uvukire mu mutima yabo, kuko turi kwibuka ivuka ryawe Kristo. Twumvishe ko waciye mu bikomeye kugira ngo ducungure, ariko natwe duhe gukora ibyo ushaka. Abagabo nuhe gukora ibyo ushaka, ababyeyi n'abakobwa n'abasore uhe gukora ibyo ushaka. Ndagushimiye kubw'imbabazi zawe urukiye guha abanyarwanda, kandi ukabayobora, Umwuka Wera akabayobora inzira. Cyubahiro ni icyawe, ushimwe kandi uhimbazwe mu izina rya Yesu. Amen.